Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bene data bakundwa, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Hari hashize igihe kuva uyu mwaka watangira, n'ubwa mbere nje mbanye namwe, nizere yuko mutangaye gutinda. Rero ndashima Imana yabanye nanjye. Umwaka twawushoje neza, twabonye Imana idutabara, twabonye Imana iturengera. Turashima Imana ko yinjiranye natwe muri uyu mwaka mushya wa 2023. Kandi ndashima Imana ko ari jyewe ubwanjye ndetse n'umuryango twese turi amahoro, twawinjiyemo turi amahoro. Ndashima Imana kandi ko numva ngikunze Yesu, numva ngikijijwe, numva ngishaka kumukorera no gukomeza kubana nawe. Imana rero ibaha umugisha, munyemerere mwongere munyakire. Nanjye ndabakiriye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi munkundire nanjye mbifurize umwaka mushya muhire wa 2023. Imana izawubanemo namwe kandi izarushaho kubaha kuyegera kurusha mbere. Izabahe kurushaho kuyikunda kurusha uko mwayikundaga. Imana y'amahoro idushyigikire kandi iduhane umugisha muri uyu mwanya. Nari mbanje gushima Imana kuko nibyo bikwiriye umuntu wese. Imana niyo gushimwa, Imana niyo kubahwa, n'ukuri niyo itubeshejeho, n'ukuri niyo itumye tugeza aya magingo. Numva ubwanjye ntazahwema kuyishima ngihumeka. Numva ibindimo byose nabibwira nkuko uwanditse ijambo ry'Imana yavuze, nanjye numva ibindimo byose nabibwira ngo ibindimo byose mushime Uwiteka. Imana rero nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Muri kino cyumweru rero turimo turaganira amagambo yanditse mu gitabo cy'Imigani ibice 6, uhereye ku murongo waho wa 16 ukageza ku murongo wa 19. Mureke tuhasome mu izina rya Yesu. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Ibi bintu 7 bivuzwe muri iki gitabo cy'Imigani, Bibiliya iratubwiye ngo Imana irabyanga, ngo biyibera ikizira. Ariko ntabwo ari byo yanga byonyine, ariko ibi 7 biri mu by'Imana yanga. Bakundwa bene data, iyi Mana yadukunze urukundo rutagira akagero, ikerekana ko irudukunda kera tukiri babi, tukiri abanyabyaha, ikarwerekanisha kuduha umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo adupfire tutazarimbuka. Iyi Mana yadukunze twari dukwiye natwe kuyikunda n'ukuri. Hanyuma mu kuyikunda tugakunda ibyikunda, akaba ari nabyo dukora, akaba ari nabyo duhugukira. Hanyuma ibyo yanga natwe tukabyanga.
ibi bintu rero tubwiwe hano ntabwo ndi bubivuge byose. Ibi bintu birindwi mu by'Imana yanga, Imana irashaka ko natwe tubyanga, tukabyanga urunuka ndetse tukabyirinda. Mu nkundire rero jyewe mvuge kuri kiriya bita cyangwa cyatubwiye ngo n'amaso y'ubwibone. Imana yanga amaso y'ubwibone. Mu nkundire muri aka kanya aba ari cyo tuvugaho. Imana yanga amaso y'ubwibone. Iyo usomye muri iki gitabo cy'imigani ugasoma ibice 16 umurongo wa 18 ahabanza hawo haravuga ngo kwibona kubanziriza kurimbuka. Bene data, kwibona kubanziriza kurimbuka. Nukuri Imana iturinde kwibona ku buryo bwose. Aya maso y'ubwibone, kwibona biragaragara inyuma. Umuntu yabasha kubibona. Umuntu ufite amaso y'ubwibone, umuntu wese yabasha kubireba akabibona kuko bigaragara inyuma. Umuntu ufite uko kwibona, Bibiliya iratubwiye ngo kwibona kubanziriza kurimbuka. Ibyo ni ibigaragara inyuma. Ariko nshuti bakundwa, biranashoboka yuko umuntu yagaragara inyuma, we wenda nta bwibone afite, ariko Imana ireba mu mutima ikabona ubwibone bwo mu mutima. Habaho ubwibone bugaragara inyuma, bukagaragazwa nuko ureba, uko witwara, uko uvuga, uko wambara, bikaba ari ibigaragara. Ariko habaho n'ubwibone bwo mu mutima, kandi nabwo Imana irabwanga. Imbere aho abantu batabona, Imana yo ntabwo ihishwa, irahareba aho ngaho. N'ubwibone bwo mu mutima nabwo Imana irabwanga. Umva uko Bibiliya yabuvuzeho muri bya bice 16. Mbere twasomye umurongo wa 18, ariko noneho dusoma umurongo wa 5. 16 umurongo wa 5 haravuga ngo umuntu wese w'ubwibone bwo mu mutima ni ikizira kuwiteka, nukuri rwose ntazabura guhanwa. Imana idufashe. Aho hatagaragara umuntu ntabwo yabasha kuhabona, ariko Imana yirahareba ikahabona. None iratubwiye mu ijambo ryayo ngo umuntu wese w'ubwibone bwo mu mutima nawe ni ikizira kuwiteka. Si ubugaragara inyuma gusa, n'ubu ufite mu mutima abantu aho batabona, ariko Imana ikabibubonamo. Imbere yayo ngo ni ikizira, kandi n'uwo nguwo nawe ngo ntabwo azabura guhanwa. Imana idufashe. Bene data, Imana iradukangurira kwanga ubwibone, kuko ni ikizira imbere yayo. Ari ubugaragara inyuma, uko twitwara, uko tuvuga, uko tugenda, uko twambara, uko tuvugana n'abandi, uko dusa. Ubwibone bugaragara mu buryo bwinshi, ariko nubwo hatagaragara imbere mu mutima, Bibiliya iratubwiye ngo nabwo ni ikizira kuwiteka. Imana ibuturinde. Imana yakunze kubwira ubwoko bwayo no mu gihe bavaga mu gihugu cya Egiputa, irababwira ngo mbajyanye mu gihugu cy'amasezerano, ariko nimugire ibintu mugeraho, nimuzibone ngo muvuge ngo ubwenge bwacu nibwo butugejeje ahangaha, ibi twabihawe n'amaboko yacu. Oya, Imana iratubwira ngo ntitwibone, ntitwirarire, ntabwo ari byiza bene ibyo ngibyo. Hari igihe umuntu abona hari ibyo agezeho, kumva ubwenge nibwo bwabiguhesheje, ukagira ubwibone, ukumva abatabifite nuko batakoze, nuko ari abanebwe, nuko ari abaswa. Ntukibone, ntukirarire, ahubwo utinye. Nshuti yanjye, iyabiguhaye niyo yabyimye abandi. Utinye, ntukibone, nta na kimwe ufite utahawe. Ubwiza ntibugutere kwibona, uburanga ntibugutere kwibona, kuba ufite ibyo utunze ntibigutere kwibona. Byose ni ubuntu. Mbisubiyemo ko yabiguhaye ariyo yabyimye abandi, ibishatse yabikwambura. Imana idufashe. Reka tugire imitima ishima, aho kugira mu mwanya wo kwibona no kwirarira, ahubwo tugire imitima ishima. Bene data, reka dusoze dusoma umurongo wa 12 wo muri icyo gitabo cy'imigani, nanone ibice 18
umurongo wa 12 handitswe ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Iyo umuntu afite ubwibone agira no kwishyira hejuru. Ubwibone bushobora kuba umuzi w'ibibi byinshi, ariko Imana ibiturinda. Ari ubwibone bugaragara inyuma, ari ubwibone bwo mu mutima, nabwo twabwiwe ngo ni ikizira kuwiteka. Imana iturinde ubwahagaragara, Imana iturinde ubwibone bw'ahatagaragara, ahubwo icyubahiro cyose tujye tugiha Imana. Wakoresha uburanga bwawe mu guhesha Imana icyubahiro, wakoresha ibyo utunze mu guhesha Imana icyubahiro. N'Imana yabiguhereye, aho kugira ngo wibone, kuko byose bitangwa nayo kandi bituruka aho iri. Imana nidufashe, Imana nidushyigikire, iturinde ubwibone bw'uburyo bwose, mu izina rya Yesu.